Ibaruwa ya kabiri ya Petero. Iyi ni ibaruwa yitirirwa Petero intumwa, cyane cyane bivuga yuko yari agiye gupfa cyangwa se ari mu gihe cyo gusezera ku isi. Ubutumwa rero yagombaga gusiga nibwo yanditse muri iyi baruwa ya kabiri. Ati: "Jyewe Simoni Petero, umugaragu n'intumwa ya Yesu Kristo, kubahawe ukwemera gukomeye nk'ukwacu, babikesha ubuntu bw'Imana yacu n'umukiza wacu Yesu Kristo, nimusenderezwe neza n'amahoro mubikesha kuba mwaramenye Imana na Yezu umwami wacu, kuko niwe watugabiye mu bubasha bwe bwahebuje ibyo twagombaga byose byerekeye ubugingo n'ubusabaniramana, igihe atumenyesheje uwaduhamagarishije ikuzo rye n'imbaraga ze bwite. Bityo duhabwa ibyiza by'igiciro gihanitse twasezeranyijwe, kugira ngo mwinjire muri kamere y'Imana mumaze kwitandukanya n'ubwononekare bwazanywe munsi n'irari. Kubera iyo mpamvu nyine nimushyireho imbaraga zanyu zose kugira ngo ukwemera kwanyu mukongereho imigenzo myiza muyongereho ubumenyi mubwongereho ubwizige mubwongereho ubudacogora mubwongereho ubusabaniramana mubwongereho umubano wa kivandimwe mwongereho urukundo, kuko ibyo nibibarumbukamo bitazabasigira muri mwe abanebwe cyangwa se ntacyo mwungutse mu byerekeye kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Naho ubundi umuntu ubuze ibyo ngibyo ameze nk'impumyi inkunyeza, akibagirwa ko yahanaguweho ibyaha bye bya kera. Nicyo gituma rero bavandimwe mugomba kwiyongeramo imbaraga kugira ngo mukomeze ihamagarwa ryanyu n'ubutore bwanyu. Nimubigenza mutyo ntabwo muzigera mugwa bibaho, bityo rero mukazakiranwa urugwiro mu ngoma ihoraho y'umwami wacu n'umukiza wacu Yesu Kristo. Nanone kandi mbora mbibutsa, nubwo nyine mubizi neza kandi mukaba mukomeye muri uko kuri, nyamara ndatekereza yuko igihe nyiri hano ku isi ngomba kubakangurisha inyigisho zanjye, kuko nzi neza yuko igihe cyanjye cyo gupfa cyegereje nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yabimenyesheje. Nyamara ariko nzashyiraho umwete kugira ngo na nyuma y'urupfu rwanjye muzashobore kuzirikana izo nyigisho, kuko rero ntabwo ari imigani yahimbwe n'ubwenge twakoresheje kugira ngo tubamenyeshe ububasha by'umwami wacu Yesu Kristo, ahubwo twaramwiboneye n'amaso yacu yisesuyeho ikuzo. Kuko Imana Data yamuhaye icyubahiro n'ikuzo igihe ijwi ry'agatangaza ry'Imana rigize riti: "Uyu ni umwana wanjye nkunda cyane unyizihira." Natwe ubwacu iryo jwi twararyiyumviye rituruka mu ijuru igihe twari kumwe nawe ku musozi mutagatifu. Ikindi kandi cyoroseho, twishingikirije ku ijambo rikomeye ry'abahanuzi, mukaba rero mukora neza iyo murirangamira nk'itara rimurika ahantu h'umwijima, kugeza ubwo hatangira gucya n'inyenyeri y'urukerera ikarasira mu mitima yanyu. Mbere ya byose ariko mumenye neza yuko nta muntu ushobora ubwe kwisobanurira ubuhanuzi na buke buri mu byanditswe, kuko nta buhanuzi nyakuri bwigeze buva ku bushake bw'abantu, ahubwo abavuze batyo ni abantu bayobowe na Roho Mutagatifu batumwe n'Imana. Uko habayeho abahanura b'inyoma mu muryango wa Isiraheli, ni nako muri mwe hazaduka abigisha b'inyoma bazana rwihishwa inyigisho zitera amakimbirane, bigeza n'aho bihakana umutware wabacunguye, bityo ntibazatinde kwikururira ubucibwe. Hari benshi kandi bazabakurikira muri ubwo buyobe bwabo, maze batume inzira y'ukuri isuzugurika. Ubugugu bwabo buzabatera kubashakaho inyungu, babarya imitsi babashukisha akarimi keza. Nyamara kuva kera urubanza rwabo rwaraciwe n'ubucibwe bwabo ntiburi kure. Koko rero Imana ntiyababariye abamarayika bacumuye, ahubwo yaraboretse ibagabiza umwijima wo mu nyenga y'ikuzimu, kugira ngo bategereze gucirwa urubanza. Nta nubwo yababariye isi ya kera, ahubwo yazanye umwuzure urenga ku isi y'abagome
ariko yizigamira Nowa, umwe muri ba bandi 8 barokotse uko yamamazaga iby'ubutungane. Hanyuma itsemba imijyi ya Sodoma na Gomora, ihindura ivu kugira ngo bibere urugero abagome bo mu bihe byakurikiyeho. Irongera irokora intungane Loti, wari warashavujwe n'imibereho y'abagome b'ibyomanzi, kuko iyo ntungane yari ituye rwagati muri bo, igahora ibabona kandi ikabumva. Maze uko bukeye umutima we uhanura ubutungane ugahora ubabaye cyane kubera ibikorwa byabo biteye ishozi. None rero Nyagasani ashobora kuvana mu magorwa abamuyobotse n'abagome, akabarindiriza umunsi w'urubanza kugira ngo bahanwe. Abaheraho mbere na mbere n'abatwarwa n'irari ribi ry'umubiri maze bagahinyura ubutegetsi bw'Imana. Abo byemera bagashira isoni, ntibatinya no gutuka abatagatifujwe. Nyamara abamarayika nubwo basumbya kure abo bakujijwe imbaraga n'ububasha, ntibahangara kubatuka bene ako kageni mu maso ya Nyagasani. Ariko abo bantu bakoreshwa na kamere yabo nk'inyamaswa zitagira ubwenge, zivukira gufatwa mu mutego no kubura, bagatuka ibyo batazi. Bazabura nk'izo nyamaswa nyine, bazaronke baryo igihembo cy'ubugome bwabo. Bishimira kwiyandarika ku mugaragaro. Ni abantu buje ingeso mbi n'imyanda, bagahimbazwa no kubariganya, ndetse n'igihe baba bamaze kurengwa basangira namwe. Amaso yabo yatwaye n'ubusambanyi gusa, ntibahaga ibyaha, bagashukashuka bene imitima idafashe, bakaba ba mbere mu kurarikira ibibi, bityo bakaba ibyohe. Bitaruye inzira iboneye, bayoba bakurikije inzira ya Balamu mwene Bewori, wemeye gushukwa n'igihembo cy'ubugome. Ariko uwo muhanuzi aza guhanirwa ukutumvira kwe, igihe indogobe ye, yo nyamaswa idashobora kuvuga, ivuze nk'umuntu, ikaburizamo ubusazi bwe. Abo bantu ni nk'amariba atagira amazi cyangwa se ibicu bihuherwa n'umuyaga, bakaba bazigama mu mwanya mu mwijima w'icuraburindi. Koko rero bungikanya ibigambo bitagira shinge na rugero, maze ibyifuzo by'umubiri bigatuma bashukashuka abari bakimara kwitandukanya n'abantu bakiri mu mafuti. Babasezeranya ubwigenge kandi nabo ubwabo ari abacakara b'ingeso mbi, kuko buri muntu ari umucakara w'icyamutsinze. Abigobotoye ubwandure bw'isi babikesha kumenya umwami wacu n'umukiza wacu Yesu Kristo, iyo bwongeye kubapfukirana no kubategeka, imibereho yabo ya nyuma irusha iya mbere kuba umwako. Byajyaga kurutaho kuri bo iyo batamenya inzira y'ubutungane, aho guhita birengagiza itegeko ritagatifu bamenyeshejwe. Ibyababayeho bihuje mu by'ukuri n'uyu mugani ugira uti: imbwa yasubiye ku birutsi byayo, cyangwa se ingurube ikimara kwiyuhagira yongeye kwivuruguta mu isayo. Muramutima zanjye, iyi baruwa ni iya kabiri mbandikiye. Muri ayo mabaruwa yombi nashatse kubibutsa bimwe na bimwe kugira ngo murusheho gutekereza ku buryo buboneye. Nimwibuke amagambo yavuzwe kera n'abahanuzi batagatifu, mwibuke n'amabwiriza mwahawe n'intumwa zaboherejweho, nyakomoka kuri Nyagasani n'Umukiza. Mbere na mbere mumenye yuko mu minsi ya nyuma hazaduka abaneguranye batagira icyo bemera, bakurikira gusa irari ryabo bwite, maze bakazabakwena bagira bati: mbese isezerano ry'uko azaza ryaba rigeze he? Kuko kuva igihe ababyeyi bacu bapfiriye byose bikomeza kuba uko byari bimeze mu ntangiriro y'iremwa ry'isi. Iyo bavuga batyo baba birengagiza yuko kera cyane yigeze kubaho ijuru hamwe n'isi yakuwe mu mazi, ariko ikagumya gufatana n'ayo mazi kubw'ijambo ry'Imana, akaba ari nacyo cyatumye isi ya kera irengwaho n'amazi ikarimbuka. Naho ku byerekeye ijuru n'isi biriho ubu ngubu, iryo jambo nyine ribizigamiye umuriro, bikaba birindiriye umunsi w'urubanza n'uwo kurimbuka kw'abagomeramana. Nyamara rero muramutima zanjye, hari ikintu mutagomba kwibagirwa, nuko kuri Nyagasani umunsi umwe ari nk'imyaka 1000, ndetse n'imyaka 1000 ikaba nk'umunsi umwe. None rero
Nyagasani ntatinze kurangiza isezerano rye nk'uko bamwe biha kuvuga ngo yatinze. Mu by'ukuri ni mwebwe yihanganira kuko adashaka yuko hagira n'umwe warohama, ahubwo bose bisubiraho bakamugarukira. Umunsi wa Nyagasani uzaza nk'umujura. Uwo munsi ijuru rizazimirana n'urusaku rukaze, ibirimo byose bizakongokeshwe n'umuriro, maze isi n'ibiriho byose bizagurumane. Ubwo rero ibyo byose bigomba kurimbuka. Kuri ubwo buryo nimwumve uko imyifatire yanyu igomba kumera. Nimurangwe n'imigenzereze itunganye, mwubahe Imana, mwebwe abategereje kandi mugashaka gutebutsa umunsi w'Imana, umunsi azatuma ijuru rizimira rigakongokeshwa n'umuriro n'ibirimo byose bikazayoka. Ariko nk'uko Imana yabisezeranye, dutegereje ijuru rishya n'isi nshya aho ubutungane buzatura. Niyo mpamvu nkoramutima zanjye, mu gihe mugitegereje ibyo, mugomba gukora uko mushoboye kose kugira ngo Nyagasani azabasange mu mahoro muri abaziranenge n'inyangamugayo. Kandi mumenye yuko Nyagasani akomeza kubihanganira agira ngo abakize, nk'uko na Pawulo umuvandimwe wacu dukunda yabibandikiye akurikije ubushishozi yahawe. Ni nacyo avuga mu mabaruwa ye yose aho asiganura ibyo. Icyakora harimo bimwe biruhije kumvikana, ugasanga abantu babaswa n'injiji babitwara uko bitari nk'uko babigenza no ku byanditswe bindi, bityo bakikururira ubucibwe. Nuko rero nkoramutima zanjye, dore mwe muraburiwe, muramenye, hato mutazashukwa n'abagomeramana biyobeje maze mugateshuka ku mizero yanyu. Ahubwo nimukomeze kujya mbere mu ngabire n'ubumenyi by'Umwami wacu n'Umukiza wacu Yesu Kristo, nahabwe ikuzo ubu ngubu n'iteka ryose. Amen. Iryo ngiryo ni ijambo ry'Imana dusanga mu ibaruwa ya kabiri ya Petero. Reka nizere yuko hari icyo yabunguye. Reka ngusabe gukora subscribe niba utarayikora. Naho jye nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhurutaha.